urashaka gusobanukirwa ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 kuri jenoside yakorewe abatutsi mu buryo bw'umwuka ariko atari buryo bw'amoko. Iki gitabo rero uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda kiragufasha kumenya byimbitse ibyabaye mu Rwanda. Niba uri muri bamwe bahora bibaza ngo mana wari urihe kuki wabyemeye, iki gitabo cy'amapaje 500 gikubiyemo ibyo Umwuka Wera yantegetse kwandika kugira ngo mbisangize abanyarwanda bamenye kandi bumve koko icyateye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ibyabayeho, nuko bakongera kugira isanamitima bagasenyera umugozi umwe, Imana ikongera igatera u Rwanda. Nkaba rero mbashikaje gushaka iki gitabo mukagisoma mugasobanukirwa neza. Mwagisanga kuri Amazon n'andi masite muzagenda mubona hasi ahangaha aho kibarizwa mu bihugu binyuranye byo ku isi yose. Mukomere kandi Imana ikomeze barinde. Ndibwira neza ko iki gitabo kizabafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nakagaruka, Imana ibarinde. Amen.